uyu ntabwo ari uwacu urimo ntabwo ari uwacu tugiye kureba nyine wabona muganga agiye kuza rero nyine mutegereze murebe nyine n'ibindi muganga basohotse nawe mufasha akafite warona nimba ari bubyemere ko agiye kuvoma ibyuma ubuki muramubona ukuntu aba yicaye yitonze ufite ubwitonzi muri ino minsi nanjye mutumva ibintu ubundi iyo umuntu amaze kumenyekana ko atwise urumva yatewe inda aritonda aba ari ikimenyetso ko hari ibintu yakoze ntibigije byatumye utwite ibyo bintu ni ibiki wabisobanura rero explain ni ibintu by'abantu batagira imyaka 18 batemewe kumva kandi hano barimo ariko n'ubundi utabyumvishe ntabwo aremererwa kubyumva ariko uwabyumvishe yemerewe kubyumva yabimenya gira mugenzi wawe ngo haleluya so ubu tugiye kugenda abantu twasuhuza abantu uyu ni Rike uyu ni Karine abantu murabizi ko nyine nta morale mfite guys rero ngubu nyuma y'uko ibintu byahindutse byaramahindukanye tugiye for the first time tugiye kwa muganga nyine nyuma ngo turebe wagwana ntabwo ufite ubwoba bw'isi ntabwo abantu bakubwiye ati ugeze kwa muganga rero ikintu giye kinambangamira ibirago bya muganga biba birunguruka umuntu ibiki birunguruka bya muganga uvuga ngo ngiye gushaka abaganga b'abagore ndume none ariko ngo umuganga w'umugore ngo afite umushinga ntabwo yakuvura abenshi ntabwo hano ariko bameze nabo bamisha bagira ubundi hano kuri kere kugiye wenda okay hari ahantu kugira ngo biba muri hano hasanzwe haciriritse cyane urabizi ko abantu baciriritse bagira imishinga ngo hari abantu ahita akubwira ngo nataka gato nk'uko utaranamenyera n'ibintu biri kukubaho ni ukuri nkanjye uvuga ati sundi wabijyagamo nabigusabye ni urugendo nzabaha ruteye amatsiko n'ubwoba samuhawe nkanjye nigiriramo n'ubwoba nkatangira kwibaza ibintu biri kumbaho n'abandi byababayeho nkahamagara nkabaza buri muntu wese akambwira ati nta kintu urabona aba wihanganye ati nta kintu urabona wa rero hari uhita akubwira ngo wamanikaga akaguru turi kumwe nabyo byo kumanika byajemo byajemo ntabwo nari umva rero ubu tugiye kubwira abantu hano imbere turi kumwe n'umuntu bita Melissa niwe manager wacu muri Kampala ibintu byahindutse yabaye kunika ni umuniga utanywa urumogi niyo kinabura gusa ubundi ariko ni umuniga amahoro y'Imana ni Melissa iyi niwe yaje iri muri madamu ari kubika isigari nk'aho ari we mabukwe na manager akaba na mabuja na manager byose manager y'ingendo na social media zacu kuko nazo sigaye zishimye ikintu kibabaje ni ukuntu managinga social media nta niyagira ni ikibazo gikomeye Instagram ye iriho amafoto abiri ifite abasabi ijana niba ari na saba baba ariko mbere ngo ndashaka gufungura TikTok ku ngufu ese oya ikora pana biriya by'imitwe kera buriya niyo ntahindura account yanjye nari kuba mfite nk'aba-followers bagera mu ijana umva character ufite urumva twabibyaza umusaruro ugakora TikTok nziza ntazi ko bizakunda reka nyine mfite umuntu ubikora nyine mukomere uyu muntu akikubwira ngo aratwite byagenze gute numvise okay ntabwo byantunguye kuko nari ndi kubyitegura muri iyo minsi wabyitegura gute wowe urayitera nasigaye njya kureba ababebe mbere etate akahita abwira udisi ngo ndimo ndakubona ngo mu gihe kingana gutya ufite umubebe ndavuga ni we njye nuko nzi kudiringa n'abana mubaze sheri uko tukira mu bindi ukuntu abana bose ari njye bazaga kureba nzi kudiringa n'abana umva uzi kuvukana n'abantu muri abo bantu muvukana bane muri bo bakaba bafite abana n'umaze afite abuzukuru barenga 10 nadirinze nabo rero mba mbizi neza nanjye uduhinja twaranatureze cyane njye na she hari uduhinja twinshi dukunda
kuza mu rugo tukahamara igihe ntabwo bizabagora ko mwebwe mwaritoje practice noneho tuzimazemo iminsi. Reka nze amatere story ikintu gihe kinera ubwoba ku mwana ni kimwe gusa guhindura pampa uraje ubyigerera ubona ari agafilime ahubwo buriya abagabo ntabwo mukunda guterura abana bakiri uduhinja barabitinya. iyi uzura mwana warira ibintu byambayeho naramuteruye nkumva umugongo agiye kuvunika ubwonko oya ntacyo yaba barabitinya ariko nuko nyine baba batabimenyereye. ntabwo muzi umuhanda ujya kwa se wa hafi ya wigeze kunyereka hano. reka nze mpabereke n'izina rye rirahanditse ntamfasha gusa urumva ari gute yaba atanditse ako ni hano haba utwenda twiza njya mbona ku mihanda tw'udukanzu. aba ari udushinwa ariko ni hehe ariko oya hari ahantu meza yaducishije atwereka udukanzu twiza gusa si buziga road hariya aha twahaciye muri twahaciye ko nanditse ibintu byinshi hano aha twahaciye aka kapa k'umuhondo kwifotoza hano twahaciye umuhanda ny'imidende okay none se shehe tubanza tubwire uyu mushoferi azi ko atwaye umudepite ko yihuta cyane mumwihorere nta bibazo. oya kwihuta nta kibazo tubwire ubu muri iyi minsi twarigiye ngo umugore atwita akabwira umugabo ati nta kindi kintu nshaka uretse umwotsi w'indege ibaza ubwotsi w'indege arakwanga umwana nicyo ashaka yewe ari filime ari video amaze iminsi ndeba umugabo ajya kwirira inkoko akahita abwira umugabo umwana arashaka iyo nkoko yajya kunywa inzoga akavuga ati imana aravuze ngo fata fanta ntababeshye njye biracyari weird. haracyari kare biri weird kubera ko umwanya umwe ndarya iki nagisubira nkumva isese biranyishe nta nubwo nshaka kubireba. ikindi gihe sinshaka kurya cyakoze ikintu nanze noneho muri ino minsi bakita filime se muzi ko nanjye nashaka kureba filime ariko muri ino minsi numva ntari muri movie ntabwo ndi jewe nimba ari ukuba papa ibintu byose narabyibagiwe ahubwo mbase none ibiryo wapi ninjye twite ntakiryama noneho turaryama akikanga kundusha nkaho wagira ngo cyakoze murasekeje ariko ndabyumva ego kuko harahindutse yego mana yanjye ni muri quartier ba harahindutse aho gaba market naho hepfo handi bajya baza kuba muganga agiye kuza abantu bakomeje kumva urusaku hano abantu barimo barakora amavugurura so urumva amamashini arimo arubaka inyuma y'ibitaro ariko naho mu nshuti yacu yaturangiye ko ari heza ngayo nguko ubu rero nyine mutegereze murebe nyine biri bigende muganga basohotse nawe mufasha akafite warona nimba ari bubyemere ko agiye kuvomitinga ubuki ni ukuri iyi niyo mubyeyi uvuga kuvomitinga ariko sindabona vomitinga urihangana guys urumuri ntabwo ari rwiza ariko ntabwo uzi ko mvomitinga ntabwo ntabwo biraba too much ukuntu byumva no mu gitondo nyine ngo abandi babyuka bavomitinga ariko njyewe maze kuvomitinga nka kabiri cyangwa gatatu ariko bambwiye ko the things is coming kuko ndacyari nto bambwiye ko ifite 7 weeks ngo kuri 7 ngo nibwo biri kwirema neza ntabwo ndabona change bishobora kuba worse the big change is coming
nuvuga ngo twiyemeraga tuzi ngo twarabemeje. Niyemeraga mvuga ngo ngenda cyakomeye meze neza nta kibazo mfite rero bambwiye. Ntacyo uraho. Ngo big change is coming soon. Ese shira uzi by'abana hano bapima bakamubona bakahita bamenya uko ateye. Bareba hari ibyo cyashishega niba kubeshya. Wiki. So you see that? This Here? one is That one is the pregnancy. Okay. Yeah, that round structure. That's the pregnancy there. The whole of that round structure. Yeah, this is the uterus. All of this is the uterus where the baby grows from it. Now, capture this here. Make sure you capture. I'm going to increase that. I'm going to zoom it. Now I want you to see that baby. Okay? Now the real baby is that structure. You see something doing like chick, 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 chick. Yeah. See this? That one. Yes, that's one is a baby. That is your baby. Oh my god. As small as it is. Okay? That's why I had to zoom in so you can capture that moment. Then later on you'll see that difference when you come to do your scans at 4 months, 5 months, This is 8 the months. difference. You'll see the difference. You see a human being with hands and legs and eyes. Yet this is where it all started from. Okay? So that is it there. That is the heart. You see that twinkle? That tricks. Yes, it's the heart of the baby. See that? Very important. That's the heart of the baby. Still small. It is still small. 7 weeks. So let's measure. So it's in the right place within the uterus. That's why you see it appears Thank like God. that. What's it? There are those that grow outside and we go for surgery. Okay, but this one is inside. So when you look at it, that it's okay. It's inside and it's alive. When we see the heart flickering, it means it is alive. Okay? Yeah, so there we go. Now we're going to measure the length of that little embryo is corresponding to the age. Okay? So let me do this. Let me measure. So you see even in that view? Yes. You see It's it? still big. Yes, that one means life. When you see that, it means the pregnancy is viable. So doctor, what someone can do to avoid C-section? Now, let me tell you this. One thing you should know about C-section. C-section doesn't just come out of that blue. There are reasons why C-section might Depends your situation. Yes. You see right now we might be well. Yeah. Then later on say, as baby grows 7 months, the mother gets blood pressure. And they will not push. That's how C-section comes in. You may have this baby grow into a very big baby, maybe 4.8K. And you can't push that. Yes. They will operate on you. Second, thirdly, you may have a mother come to deliver like you come today. You come to deliver your suitcase, baby exploded. You start labor, say it is now 2, it is 2:10. You start labor at 2:10. Labor fails to progress. Then it gets to like maybe 10 in the night. Those are many hours in labor. Yeah. It can get the baby tired. So the doctor will Even operate. you can't push. So that's how you don't just avoid it. No. Yeah. It's like cancer. You can't avoid cancer. It just falls on you out of the blue. Yeah. Like, hey, you get it. So that's it. So this. Is it possible? Union ya Commonwealth. Not really. You see that car roundabout going. Guys, murabona ko tutashye tuvuye kwa muganga, umurwayi turamucyuye. Umubyeyi ntacyo ndwaye. Igira rero iyo nkubone. Umubyeyi voroginga asa arashobotse. Umubyeyi vlogging ari we mwiza abana be bazavuka bazi ubwenge. Kumva abana bo muri iyi minsi bose basigaye bavuka ari abavloga. Barwaye ibinini tubwire ko bigenze ibintu byo kuba. Niba mama vitamine. Hi guys. Nongeye kubyara hafi ya. So guys, nyine tuvuye kwa muganga turebye umubebe twareretse. Karacyari akabuto. Niko batubwiye. Nyuma yo kuriya ngo nyuma yo koshera atigera arya byo bagane ngo nibyo nibyo mu beba musaba. Sha wenda bikunda biriya biryo nuko nje ntazi kubiteka ugumva ngo mbyitekerere biryo ariko biraryoha. Nibyo muganga kweretse. N'ubundi nshaka kubirya urumva sinzi kunga babwiye. Nkajya mfata kariya kawunga gasa umweru. Iyi ni imiti bakwandikiye. Iyi ni imiti na vitamine. Nimumbaza uko byitwa nzabibabwira. Bya bindi bya coach wa gym urahita ubireka. Biriya ntabwo byanditswe na muganga. Yeah. Nibyo nandikiwe nari narabiretse by the way sinzi impamvu byanjemo mu mutwe nkabivaho. Buriya rero warabiretse. Ndi gukora gym hari Sha. Ubwenge wa mubyeyi. Urugendo rwanjye nzarubaho. Umva
mbese mbabwira ukuntu nakoze gym ntazi ko ntwite nkajya nimpanyagura we ariko nkumva ndavunika nkumva ndananirwa cyane nkaberwa impamvu so ngaye nguko rero see you ngaye nguko rero ngo see you murabona hano shere wanjye agiye kuza kurira nyuma y'uko agize ikibazo cy'uko ashaka kurya ibyo biri lokale ni hano batuzanye ibiryo bye bimugeze ibyo nasabaga dore byari yabo can you bring 2 forks komeza nari yatumye ikinyobwa kirimo ifu y'isayidi nayibonye ndako ndeba ari hatari ibi ni kurishije ngibi nashakaga muri sari y'inkoko muri sari ya chicken ni sakunda chicken anytime anywhere ni chicken ni chicken so nazi nyine mu kuduhinga not fast man just kandi bidasubiye turasangira kuri ibi no kuri ibiryo biraduhaza serious andi nyine murafata ku matoki n'ibindi ntabwo yashaka ni byinshi urumva ntabwo wabirya byose ngo bimare your friend not sweetheart wambaga mu nukira niba ashaka arayibona niba nagiye ngunuka kuri live ndi kuri kamera n'ubundi baravuze ngo ni indara wallahi uzishana ni navuze ngo ni indara uzeba nabonye n'amaherena ahita wona narakuje ariko uzika ibyo wa mufana yavuga ntabwo nabyumva noneho hari indi video cyagiye twagiye handi tukarishubutse hari undi yaje aravuze ngo aritonda undi ahita aravuga ngo naye matwi n'amazuru ntabwo numvishe meaning ahubwo nibwo mbyanarije amatwi n'amazuru atoboye guys uyu muntu ntabwo muzi ko ari umuntu tugendana bitondera muri Kampala hano ni icyo wavuze ndetse universe nitonda mbese aritonda vraiment sinzi ikibazo cye ni amazuru ntabwo nari narabyanarije ko utobonye hari umuntu wambwiye ko kari ngo ejo kari ngo hajya ngo Melissa ni sister ni mbasha balinda na wona ndabikwaje no muntu wabi kuri TikTok live